arasubira aragira ati habura amasaha make ngo nawe ukore ubukwe kuki tugusanza mu bintu byatumye dushyira doto kwayo kandi ubukwe bwanjye mfite abantu benshi bandi iruhande bari kumfasha ariko mu barokore nubwo ntabimenyereye neza ariko burya ngo kuba wasezeranya umuntu uri divorce ngo ntago biba byemewe. Ushatse kuvuga ko Pastor Mutesi ari buze kuba yasezeranywa we ku giti cye akisezerana? Mutesi babara umbwiza ukuri ikintu Mutesi wona atakora ni iki? Ubwo urumva icyo ngicyo nicyo kintu gikaze kuruta kuryamana gushakana n'abagabo barenze 5 bose mugakora ubukwe. Ibaza ababyeyi bamaze kwakira inkwane 5. Inkwane 5 n'ukuri kw'Imana. Hanze hari abakobwa babuza abagabo. Mugwiza se we niki si numva ngo numurangi. Akundi bira bintu biremewe mu Rwanda. Ibihe? Kuba yaravuze ngo nabarangi. Gwiza yaravuze ngo Mutesi Pastor Mutesi nuwo mu ruhande rw'ibumoso ati kandi mu ruhande rw'ibumoso batanga ibitambo ko Mutesi hari amakuru mfite avuga ngo murumuna Eliane yigeze gutwara umugabo we. Mutesi bamwohereje ku itorero kujya kuyobora itorero agezeyo arabukwa umugabo wa murumuna wa Eliane amaze kumukunda ashakisha uburyo bwose yamugeraho. Ntabwo uramugara afite n'umwako gute kw'Imana sande nafite umwako. None se ni gute umuntu yaza akamara imyaka 2 akurongora nta sezerano na rimwe ku buryo atanatekereza ngo avuge ati ndagusezerana turasezerana cyangwa mubyareho umwana umugabo akamucika gutyo mbere yuko bazajya basengera abantu naho ubwo bajya banza bikureho imivumo n'imyaku n'inyatsi na za karande. Hari n'umugabo w'abandi muri ya mise nari mfite ariko nsanga afite umugore kandi nari mbizwe. Watwaye umugabo w'abandi na namutwaye naramuretse nyine nkimara kumenya ko afite umugore ko nabonaga umugore yatangiye kuzanwa induru ndamureka. Ku kibundi wowe wamugendaga wo mugabo ko yararyoshye boss ko impaya uriya mutipe afite ishyari n'ubugoma afite. Fedina ntagakijijwe unashatse mfite imyaka 15 ndabisobanuye kwa ntuza muri iki gihe umuntu uzarangiza imyaka 9 10 ari mu rugo wazaza muhere mugurire. Mutesi se yagiye amara iminsi ngaye kandi ari umukirisitu ariko kuri incuraga zayimara. Ubwo niki ubundi abantu baturutse muri Kongo banga ibintu byo gusiba ihangane niko zubakwa iki niki ibintu nk'ibyo wajya kubona ukabona umugabo ari gusambaniraho na murumuna wawe. Asanga ari kubabyarira n'abakozi niki umva reka nkubwize ukuri byambaye inshuro nyinshi n'amateka maremare pe. Umugabo yaryamanaga na murumuna wawe? Nafite n'abana bo muri famille. N'abana muri famille bafitanye abana benshi ntago ari uwo gusa ahubwo afite abandi bana ibo muri famille babakozi nuvuga ngo mbese nukuri ujya kuruva mu rugo umeze nk'umuntu ugiye guturika. Reka nkubwize ukuri nararize rero Imana sinshaka kongera kurira pe. Njya nibuka murumuna wanjye amubwira ngo genda uryamisha umwana aragenda ajya kumuryamisha itamusanga mu cyumba. Uwo mukobwa ari muto myaka 17 aragenda ugaramurongora arambwira ko va mu ndari kundya we ndumva mu ndari kundya ndabwira none turabigenza gute hari nijoro tumaze no kubikorasha umva gahinda mba mfite. Umugabo aragenda avuga ngo kunywa ngo ifungu y'amakoma baramubwiye ngo ivura mu nda. Umugabo aragenda ntegereza ko ari bukingura urugi rwo hanze ndaheba kumbe yagiye hejuru y'umukozi mu kujya mu cyumba nsanga ari hejuru y'umukozi ngo bari kurwana n'umukozi yanze yashaka kumufata ku ngufu. Imbaraga Mutesi afite zishobora kunesha imico yande ya Ferdinand itari myiza akaba Mutesi yamuhindura. Ngiye rero ntago ndi umukirisitu nka Mutesi nahoraga ndiyo. Icyo gihe umusanza aryamye hejuru y'umukozi wawe wambara mbabarira akabyara ntumbaze ndakwinda nabonye ari ikigabo kibi we abagabo babi bagira umutima mwiza havuyemo Bosco Empire niyo nabonye umuntu uba mubi pe ahantu hose. Bosco ntago ari mubi ariko Bosco yaragiye aba mubi ku ruhu aba mubi ku mubiri aba mubi no ku mutima. Riza muzi 2019 akorora afite agakorora kakayi kameze mbarumbwire kandi ejo nabonye ari gukorora. Riza ashobora kubaho ubwo harimo n'igituntu. Musi umuntu wahuye n'abanyagahene hari fiance abanyagahene yari fiance abanyagahene. Riza uzamubaze ngo mbanyagahene mwabanye igihe kingana iki? Oya Riza na Nyagahene ni gutya bari bameze gutya banahitinganye igihe kirekire basangira n'inzoga razagikondo. Riza ararwaye ahubwo afite indwara nyinshi kandi noneho bavuga ko Riza yaryamanaga nande na Ferdinand. Kandi nukuri kw'Imana Riza yaryamanaga nande na Ferdinand kwa kundi kuza kivugisha ngo ngewe yaransabye ngo ndamwima bararyamanaga. Ahubwo Mutesi bazongera basubireyo ashobora kuba baragiye kwipimisha y'amezi 3 atarashira mbese ngo numurangi ngo wasko ngo kwasko ngo kwanyoko. Uriya mugore ni incege kuko uriya mugore wita Jackie ni incege pe ni inshinga amatwi gute. Uriya kandi nawe ngo ni divorce bamfata nge na Jackie batugereranye umuntu wawe n'umugabo mbere ninde ukuntu yatutse mugwiza numiwe
yamufatiye. Slim Jesus. Yes, reka nongeye mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasura mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe na Mutoni. Mutomeze gute? Meze neza cyane. Tugwaye ikaze kuri Slim Jesus TV. Yego. Namwe mumeze neza se? Natwe turaho nta kibazo. Ndakubona. Yego. Njya nkubona ku biganiro byawe byinshi bitandukanye kuri Mutoni TV. Warakaye cyane biba byakubabaje. Ni ikihe kintu kiba cyakubabaje? Ni imihanda. Ubona se kuntu biba bimezeho ntago bimenyereye se imihanda. Iby'imihanda bimeze nabi. Bimeze nabi cyane. Hanyuma umeze gute rero? Meze neza. Kandi ndashima cyane ko wantumiye. Yego. Yego. Hanyuma kuri channel yawe ndebye mbona ibiganiro byinshi ukunda gukora cyangwa umaze iminsi ukora, ukunda kugaruka kuri trend ku bintu bigezweho, ariko nanone ugakunda kwibasira abantu nanone navuga igitsina gore cyane ukubera iki? Igitsina gore rero ntago ari uvuga ngo nukukibasira cyane, ahubwo ni usanga benshi muri bo bakunda kugira ibintu by'amanyanga. Cyane cyane noneho kuri ibingi bimaze imisi bivugwa ku bya Pastor Mutesi. Urumva? Yego. Na Mugwiza noneho nabonye hiyongeremo na Jackie, ariko ntago ari abagore gusa cyane igitsina gore. Utubonye hari abagabo bari kurusha umunwa. Binjajwa barusha umunwa abagore. Abahese kandi. Urugero nka ntuza nka nk'uyu nguyu Pastor Claude. Pastor Claude fata uyu Bosco Empire. Nagiye mbandika ahantu. Bosco Empire n'uyu nabona ubugabo bavuga ngo niba bwo pasteur bigize ukuntu ni bwande. Ubuhe kandi? Barimo bantuza, barimo bateujeni. Barimo bajiste banibishaka. Barimo nuriya uvuga ngo niba ngo kiranuka. Sinzi uriya mugabo yitwa nde? Witwa Ezekiel. Ezekiel. Turatugabo mananye tundya mu mutwe. Mwana we turatugabo niba ari ugutwika, niba ari abakristo ngiye byaranshaka. Ubundi baragabo n'abarokore mu by'ukuri. Ivuga ngo umuntu w'umugabo ngo kurya mu mutwe bara bose barubatse. Uzi ko buriya nubwo bubatse buriya benshi batabana n'abagore babo. Oya barabana nabo. None se ko dura mugore ari kumwe n'uwakangaye? Nago mbizi. Muri bo nta muntu ufite urugo rukomeye. Ndakubwiza ukuri. Ko dura mugore n'uwa kabiri na Juste jewe n'umugore yaragiye sinzi numvise bari kuvuga ngo ari kwiyunga ubu ngubu. Na nibi nshaka nuko bose urambwiye sha. Bose nuko nguko babimeze. Ubona ariye mpamvu rero abantu twita abakozi b'Imana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media ari bo hano hanze busanga birirwa mu ntambara z'ingo zabo. Bafashe ijambo ry'Imana bararicuruza barihindura business. Urumva nukuvuga ngo ntago twatinya kuvuga ko bari abenshi babikoreshwa n'inda. Reka ngo urugero numvaga maze nk'imyaka 2 numva nshaka gukizwa pe nkava mu bintu bibi nkajya mu byiza. Sibyo kwa kuvuga ngo nyine ndarokotse, ariko urareba ukareba abantu bari hanze bari imihanda cyane cyane ababitwa ngo nabakozi b'Imana bakora ku mbuga nkoranyambaga. Ukibaza aba bantu ninde uzambatiza, ninde uzanjyana mu gakiza mu by'ukuri, ugashaka umuntu wanyawe ukamubura. Rero impamvu nyine usanga babiryaniramo benshi bakoreshwa n'amaco y'inda. Ninda bagize inda. Urumva benshi babikoreshwa n'inzara. Babikoreshwa n'inzara, bikoreshwa n'inda ndende. Bafashe ijambo ry'Imana bararicuruza. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ntiwatangara wumvise ko hari umuntu ushobora kujya gusengera umuntu yarangiza akamuca amafaranga. Biraba cyane. Hanyuma rero uti urifuza gukizwa. Niwe niye mpamvu ituma uhora wifuza gukizwa. Rero umuntu kugira iherezo ribi nibibi ngira ngo buri wese niyo ntega bafite avuga ati Mana uzamperezo ryiza. Nizere ko utari nka Riza niwe maze iminsi numva ari gusezera abantu ati ngiye gupfa. Naho nizere ko utashaka gusezera abantu. Oya ntago nshaka gusezera mu gupfa, ahubwo ndashaka gukizwa nyine nanjye ngahinduka. Kandi nuko ndashaka gukizwa pe. Ariko umuntu uzambatiza ninde ari he? Umuntu uzanjyana mu gakiza byanyabyo ari he? Barahari benshi. Ngaho mu rugero ugiye kuma Pastor Mutesi. Pastor Mutesi se yabatije Ferdinand. Ferdinand ko ari umugabo we nyine yaramwibatirije. Ese wakubatije wawe. Kimwe nuko wajya kubona ukabona mu rusengero niwe wisezeranyije. Yego se? None se pastor uzabasezeranya ari? Nta mu pastor se akemera kubasezeranya bariye. Ashobora kwemera kubasezeranya ariko numvise benshi ari kuvuga ati ngiye ntago nabasezeranya kubera ko Pastor Mutesi ashatse inshuro ya 5. Urumva? Yego. Ariko mu barokore nubwo ntabimenyereye neza, ariko burya ngo kuba wasezeranya umuntu uri divorce ngo ntago biba byemewe. Yego keretse bari ndashaka umupasteur uri privé
cyangwa se akaba yabyikorera ko nawe ni pasiteri se w'ikibundi atabyikorera oya nase wakisezeranya none abuze umuntu umusezeranya abura kubana n'umugabo we ugishatse kuvuga ko uyu munsi ni nabwo urusengero ni nabwo biri buze kuba nibwo Pastor Mutesi ari buze gusezerana imbere y'Imana ushatse kuvuga ko Pastor Mutesi ari buze kuba yasezeranywa we ku giti cye akisezerana Mutesi kintu babara umbwiza ukuri ikintu Mutesi wona atakora ni iki ubwo urumva icyo ngicyo nicyo kintu gikaze kuruta kuryamana gushakana n'abagabo barenze 5 bose mugakora ubukwe ahubwo iwabo bazafata nk'abantu babatu ibaza ababyeyi bamaze kwakira inkwano 5 n'ukuri kw'Imana hanze hari abakobwa babuze abagabo muri ba bagabo harimo ababo sabura bamukwa ari ukuntu kera twajyaga tubona umwana ngo umuntu turukanga bamukwiki bura nawe bafite nk'inkwano bamukwa zihari ubwo iwabo bajya bazibara hari bakavuga ati iriya ni inkwano ya Mutesi iriya ni habwo n'ubundi niba afite nabari umuntu nawe batari bashaka buri yarabakwerewe ngo nyine yabafatiye umwanya nabibazo ariko nta nubwo ari ibibazo witabira ubukwe bwa Pastor Mutesi nabugiyemo bwari umeze neza ariko hari ikintu bita kondisiyo hari kondisiyo hari ikintu bita kavuyo hari n'abapasiteri nabonye niba n'abaprofete bajyanywe n'inda ariko abantu bakunda kurya koko ibaze nka Noheli hanya ni profete Noheli ibaze Noheli utarigeza twerera akajya yagiye kuvumba hari ikibazo se umukristo nyine umukristo se ku buryo ajya kurya ibyo atatanze byibuze n'intwererano we erege cyambere ntago umuntu waje mu bukwe wese bajya barekinda baniga bareke umuntu umurokore umuntu wihaye Imana akagenda akajya kuvumba ibirya atigeza twerera ari umugabo wawe cyangwa se ari mukuru wawe wabyishimira simbizi twigarukire nyuma gato hari uwo bita Mugwiza ku munsi w'ubukwe baramubaje bati kuki utagiye mu bukwe ati sinajya mu bukwe bw'abarangi arinde niko Mugwiza yavuze Mugwiza se we niki si numva ngo numurangi kiretse ubwo wenda avuze ngo batandukaniye kuba umwe ngo ari w'iburyo ari w'ibumoso ako ubundi bira bintu biremewe mu Rwanda ibihe kuba yaravuze ngo nabarangi kandi akavuga ngo abo mu ruhande rw'ibumoso ngo bari mu Rwanda icyo kintu cyo kubura kiremewe oya nese Pastor Munoza uri Mugwiza yarabivuze Mugwiza ngo numurangi Mugwiza yaravuze ngo Mutesi Pastor Mutesi nuwo mu ruhande rw'ibumoso ati kandi mu ruhande rw'ibumoso batanga ibitambo kandi ibyo bitambo ngo nukuvuga ngo nuku none mu Rwanda ibyo ko nabyo nigeze numva uzakuri iki kiganiro cyarakuntu uza kuri 3D kuri 3D uzabyumva byabikomeye none mu Rwanda ibyo ntibiremewe hanyuma ku giti cyawe Pastor Mutesi umufata utewe ni mu buzima busanzwe Pastor Mutesi ni intangarugero mu bantu bashaka abagabo bashatse abagabo benshi urumva ariko Mutesi ntago mwanga pe Mutesi ndamukunda ariko mu byukuri nigeze kumutekera ndavuga nti ubwo nshaka gukizwa Mutesi ashara kungira inama akanjyana mu gakiza neza nyine akamba hafi ariko narebye uburyo batangiye kuvuga ngo batandukanye n'abagabo ngo bangahe ntangira gucika intege ndavuga nti buriya ndamutse nanjye nkuko nshaka uwanjye ngiye kujya gusezera kuko Mutesi hari amakuru mfite avuga ngo buriya ngo uribuka ntuza muri wa Eliane aho niho yatangiye guhitingira cyane muri Eliane yigeze gutwara umugabo we ntabwo abyumvise wa Pastor Mutesi bamwohereje ku itorero kujya kuyobora itorero agezeyo arabukwa umugabo wa murumuna wa Eliane amaze kumukunda ashakisha uburyo bwose yamugeraho amugezeho nibwo yatangiye kugira gute kujya mutwara gake gake noneho wa murumuna wa Eliane akajya kugisha inama nde Pastor Mutesi Mutesi akamugira inama akabwira ati umugabo wawe simu yahindutse gute kandi ari uri kumuhindura ari n'umuntu ari na pastor kuri urwo rusengero murumuna we yaje kubimenya nyuma ari Eliane ugize gute ubigenzemo baza no gukora ubushakashatsi barashakisha batanga itangazo kuri polisi bakurikirana iki bakurikirana telefone basanga bari muri rogi urumva uretse gato tukiraho nimba ari we ubwo nimba yarakoze icyo kintu ibyo si byongera bigahora nka kwa kundi Sandrine aza akavuga ngo bamutwariye umugabo yego ariko Sandrine none uriya mugabo ntago ari uwe tuvugisha ukuri Jumongo yari umusambane wa Sandrine kuko ntabwo wambwira ngo yari umugabo we kandi batarigeze basezerana ntabwo uramugora afite n'umwako gute kwimana Sandrine afite umwako none se ni gute umuntu yaza akamara imyaka 2 akurongora nta sezerano na rimwe ku buryo atanatekereza ngo avuge ati ndagusezerana turasezerana cyangwa mubyareho umwana umugabo akamucika gutyo
nundi niko byageze ntago Sandrine mu myaka ya afite n'abana be ntago yigeze asezerana ngira ngo narabyumvise neza ntago yigeze asezerana nawe yarabyivugiye ko atarambara gati n'ubwo atari umwaku ahubwo mbere yuko bazajya basengera abantu naho ubwo abajya banza bikureho imivumo n'imyaku n'inyatsi na za karande kubera ko Sandrine afite karande imugenda yo kudashaka ndakubwiza ukuri afite abana bangaye se 3 nago mbizi afite abana 3 yego umugabo yaramaze iminsi he afunzwe ako nta mupasiteri wagukora deliverance yo gute deliverance nyine hari ukuntu ngo nakanye kiganiro ntakaraba ngo deliverance ngo ukuntu ngo umupasiteri ngo gena wagukora deliverance ugasanga nyine uri gusabwa kwinjira mu cyumba muri babiri mwenyine ngahibaze nta mupasiteri wagukora deliverance oya ntawe ariko nagiye mbibona hanze nyine hanze niho nagiye nkunda kubibona rukora ku mabere agira gute namukubita tugaruke ku kintu cyo gukizwa kubera iki ushaka gukizwa rero nukuri ndashaka gukizwa pe kandi mfite isezerano ko nzaba pasiteri nashaka kuba umupasiteri nzaba pasiteri ahubwo mbabarumbwire ndabirebera urugero kuri ninde wangira inama biragenda bite oya abantu benshi barahari batuma nyine ukizwa ko hano dufite abakozi b'Imana batanu ejo nahamagaye uriya Rosine yego Rosine naramuhamagaye nabwira Rosine nuko ndashaka kunsengera arangira arambwira ati se ufite ikihe kibazo ndabwira nti ndashaka kunsengera ndashaka guhinduka ndashaka gukizwa ahita ambwira ati rero atereka ndaza kubireba uwo mugore ntago yongeye kunsubiza kugeza n'uyu munsi ndire mwandikira ahubwo rutwa na Sandrine nabwiye Sandrine aze kureba neza araza kureba umuntu uri kuvuga ikiganiro no kuri profile ahita bihuza arabibona Sandrine namubwiye nashatse kubapima bombi ngo ndebe Sandrine namubwiye nabwo Sandrine ndashaka umuntu nsengera ndashaka gukizwa pe ndashaka umuntu nsengera nabwo nimugira amateraniro ryari arambwira ati rero twe baradufungiye ntago turi gusenga nabwo none umuntu ashaka gusenga byagenda gute ahita ambwira ati buriya waza mu rugo iwanjye cyanjye nkazi iwawe cyangwa tukareba ahantu duhurira nkagusengera ariko ibaze ko Rosine yandiye sine yatinye nuko azi ko nta kintu kizima cyamuturukamo sinumva se ngo iraza cyangwa ngo bagiye batwara abagabo babandi hako Rosine arafite urusengero rwiwe arufite he yari afite ngo urusengero ngo rurasenyuka hehe Kigali ntago maza ahantu ngo afite urusengero cyo ndabizi ko ari amakuru yuko iriya za cyangwa yaratwaraga abagabo babandi ubundi abagore bafite ikihe kibazo bano bihango n'abakozi b'Imana no kuri none se nkubaze wowe impamvu wenda uravuga ngo urashaka guhinduka nibiye bintu bibi wakoze bituma uwumva ko uhatizwa no guhinduka shano ukureka ngubwiza ukuri jewe ubundi kuba ku isi ntago umuntu ntago bari intungane pe yego twese turakosa ariko hari igihe wisuzuma ukireba ugasanga ntago ukire nyine ufite umunyabyaha wenda urugero kanjye hari ukuntu ngira uburakari bwihuse urumva no kwivumbura hari n'umugabo w'abandi muri ya mise nari mfite ariko nsanga afite umugore kandi nari mbizwe watwaye umugabo w'abandi nta namutwaye naramuretse nyine nkimara kumenya ko afite umugore ko nabonaga umugore yatangiye kuzanwa induru ndamureka wamunese ubwo ku kibundi wowe wamugendaga wo mugabo ko yararyoshye neza umugabo aryoha atowe Neko uwarifashe umugabo w'abandi uramutwara gutyo gusa none se umugore yaramubyaye arega cyo tuvugisha ukuri hanze hari abagore benshi badafite abagabo hari n'abagabo benshi badafite abagore kandi abagabo benshi batinya gushaka iyo ugize Imana rero ukabona umugabo washatse urumva akaza akakubeshya ngo nta mugore afite wenda bijyamo neza ariko umunsi umugore yabimenye nugukura ako gatwe kawe nese ubwo cye bitubundi umugabo nyine ndamaze kongera ko afite umugore ndamureka ye ntago mashaka kwinjira mu ngo z'abandi ntago mashaka kubyinjiramo ku buryo utababaye se kumva uruhombye umuntu munene nyine ubuhomba umuntu nyine nawe urabyumva umuhombye Bosco kutari kumbaza kuri Bosco Empire koko Bosco Empire Bosco Empire uriya mutipe afite ishyari n'ubugoma afite kwera iki Bosco muribuka kuri Dorimbogo ibintu yavuze yaraje abuza abantu guhereza imfashanyo Dorimbogo kandi arwaye bya nyabyo binagaragara ari mu bitaro araza arasizora aravuga ati nta bufasha uriya mukobwa akeneye ko ari kwirwaza ni prank habaye ejo yakoze ikiganiro avuga ko Liza nawe ari kwirwaza
ngo ntibamuha amafaranga kubera arwaye ngo ahubwo bayamuhe nyine nko kumufasha kubera ko ngo ni inzara ngo afite ubukene ngo kubera ngo arasa nabi ngo yabaye mubi ngo ariko ngo ubu ni ngo ntago arwaye bosi ko yigize dogiteri kuva ryari ku buryo aza akabuza abantu gutanga imfashanyo gufasha umuntu amafaranga bari buve mu mufuka we abiteye ubwoba nanjye sinzi impamvu abikora abari buve kuri konte ya se mani nagabanya karindi nuko na bosi ko nagabanya karindi kubera ko ibintu ari gukora ntago ari byo dore imboga ducitse kubera Bosco none ashagira ngo nariza ducike kubera Bosco amafaranga batwera aba diaspora bahereza abantu ava mu mufuka we ni nko kuvuga ko Bosco abashaka kwicariza ntago mvuze ko nose yakwicara bishobora nyine urumva iyo umuntu ko n'umugome n'umunyeshyari nuko bwamutesera byibuka avuga ngo ari amafaranga yavuye mu diaspora yaramuriye cyane Bosco rero mba mbona ameze nk'umuntu ufite ishyari n'urwango pe muri we yego rero ikintu nukumuha gasopo ntazongere agereka abantu amafaranga ntago ari kuva mu mufuka we ntago ari kuva iwabo agereka aba diaspora niba bayafite afite n'umutima wo gufasha bajye bareka bafasha bababaye yego twigendere rero mu minsi yashize ugira utya ubufashe umugabo abandi uramutwaye we nta mugabo usanga ufite mu buzima busanzwe ntawe pe ahubwo mu mugabo we hano ntabagabo bahari kuri sirimu jiza ngende shaka umugabo urifuza umugabo ariko atari wa mugabo w'amafuti shamana nukuri pe umugabo ukijijwe urashaka umugabo umeze nka Ferdinand oya Ferdinand na wapi Ferdinand ntagakijijwe Ferdinand ntagakijijwe pe ese ubwo wahita nese oya reko nta bya character urashaka ko Ferdinand kuko oya uri kumva ubu ngubu okay tuvuga aka kanya ngo urifuza umugabo sibyo urashaka umugabo abantu babyumvishe kubera ko abantu baba bafite impamvu zitandukanye zituma bavuga ko bashaka abagabo sibyo hari umuvugo tugiye mpamvu nshaka umugabo maze igihe runaka mbayeho ngenyine yego ngewe nitwa Umutoni Liliane ni ukuvuga ngo nari mfite umugabo nashatse mfite imyaka 15 narabisobanuye kwa ntuza ku Isimbi TV abarebye ikiganiro cyanjye nshakira muri Kongo natandukanye ejo bundi 2022 divorce yanjye nayibonye ejo bundi muri uyu mwaka uyu nguyu turimo nibwo nabonye divorce ubu ngubu n'undi singurura yego disingo ikomeye none uwo mugabo washakiye muri Kongo ku myaka 15 yawe mwakomeje kubana kugeza ejo bone twakomeje kubana kugeza 2022 mbona divorce ejo bundi muri uyu mwaka mu kwa kabiri nibwo nabonye divorce yanjye ubu rero numva ko ndi single kandi umuntu amenyere kubana n'umugabo nta mpamvu yo kuba wenyine ariko umugabo nshaka bitewe n'ibyo naboneye mu rugo n'ukuri biba byiza gushaka umugabo ukijijwe pe ahubwo umugabo ukijijwe nambabarira ze agire gute nanjye nyine ampa ubundi buzima bushya nese impamvu rero yatumye ushaka ukiri Umutoni ye muri Kongo bashaka ari abana muri Kongo ya za Masisi dushaka turi abana cyane niyo mpamvu urangije urugo rigezemo biranga neza ntago byanze kuko umuntu muri iki gihe umuntu uzarangiza imyaka 9 10 ari mu rugo wazaze muhere mugurire mutese se yagiye amara iminsi ngaye kandi ari umukirisitu ariko kuri incuro agazayimara ubwiwe niki ubwiwe niki shareka nkubwize ukuri sibona ko ajya mutega ngo umwaka ngo imyaka 2 ntacyo mvuze yego ariko iyo myaka yose warayimaze narayimaze pe kandi ntago ari kuvuga ngo urugo ni paradise ariko hari igihe byanga pe akoresha banga kugira ngo uwo muntu mubane igihe cyose ariko kuri aka kanya ukagera ukavuga ati reka turekane mumaranye imyaka igera kuri iyo 9 yose ni ukuvuga ngo mu rugo abantu bo muri famiye ubundi abantu baturutse muri Kongo banga ibintu byo guseba banga ibintu byo guseba ihangane niko zubakwa iki n'iki ibintu nk'ibyo yego none wajya yego komeza nari wajya kubona ukabona umugabo ari gusambaniraho na murumuna wawe oya asanga ari kubabyarira n'abakozi n'iki umva reka nkubwize ukuri umugabo udakijijwe nta kigenda imana izamba ntabwo yabyigeze biko ko umugabo asambana na murumuna wawe byambaye inshuro nyinshi n'amateka maremare pe umugabo yaryamanaga na murumuna wawe afite n'abana bo muri famiye n'abana muri famiye bafitanye abana benshi ntago ari uwo nguwo gusa ahubwo afite abandi bana ibo muri famiye b'abakozi nuvuga ngo mbese nukuri kuko ikintu cyamabaje mu buzima nuko umuntu ashobora guca inyuma kandi ukabibona burya nta mugabo udasambana wenda pe 99% abagabo benshi baca inyuma abagore babo ariko arakabikora abikorere hanze utamubona ntumibone ntunabimenye ariko ibaza umuntu ubikorera iwawe n'abarumuna bawe n'abakozi n'abavandimwe bawe bose aryamanaga na barumuna bawe mureba
ni birebire ngiye urabura nararize niyo mpamvu uko mu maso ngira hari amata uri kubona nanyweye amata ariko itegereze neza urebe ko hari amata ari kirimo yaratukuye yarahiye umugabo yarambabaje n'ukuri niyo mpamvu rero ku myaka 15 mwarabanye mubamarana indi myaka 9 unyine ubona naki wowe ukazajya ukomeza kwihangana no mu miryango nyine imiryango yiwacu buriya kugira ngo uzabone umuntu wo muri nyine wo mugogwe kaza reka mbivuge gutyo muri Kongo za Masisi wasenye sha uwo ngo yabyanze yego kuko bagira ibintu by'umugayo akavuga ati hangane komeza wihangane ukagenda ugashinyiriza buriya ujya kuruva mu rugo umeze nk'umuntu ugiye guturika nuko byari bimeze yego kurarurira kubyukurira reka nkubwize ukuri nararize rero Imana sinshaka kongera kurira pe Imana nibinkunda mu by'ukuri izambarire nk'umugabo ukijijwe nanjye ngendere ku ngeso ze niyo yanshi inyuma akaguca inyuma hanze pe kuko umugabo uguca inyuma burya ntubimenye ni byiza ariko umugabo ukubabariza mu rugo ni mubi wo nguwo ubu wifuza gushaka umugabo akaza guca inyuma ukabyihangane aguca inyuma ntubimenye sha nta kibazo nukuri buri iki arega ngiye noneho kubera ko nandi n'umwana ubwo nawe wamuca inyuma nabimenye ntago naca umugabo burafasha umwanzuro wo gusha ngiye nubwo nigeze nca umugabo wanjye inyuma ariko tumaze gutandukana narabikoze nase nkubeshye maje gutandukana ubu ngo usigaye uzengura oya ntabwo nzenguruka nagize uwo mugabo w'abandi turashwana nyine dushwana kubera ko yambeshye ko nta mugore afite nza kumenya ko afite umugore icyo kandi nanga umuntu mbeshya nahise ndekika yego n'uwo nguwo gusa rero ubu ngubu umuntu ushaka kubwiza ukuri bura niyo azakubwiza ukuri abwira ati ngiye mfite umugore kandi ndagukunda ndifuza ko dukomezanya nta kibazo kubwije ukuri ariko umuntu araje akubwiye ngo numusore kubera ko azi kuri divorce araje murenjoyinze mugire gute buri kimwe cyose nyuma umenye ko afite umugore umuntu mbeshya nta nubwo tuye dukizanye hari umwangiye kingana cye sinuza we ndumva ari nk'umwaka ariko ntago twabanye nyine bwabo umushuti usanzwe yaza yagutera inda muri uwo mwaka ntago yayintera mfite abana babiri ngiye mfite abana babiri ndera ngenyine yego ngenyine uyu mbona twarababaye rero yarakobaje cyane gusa inkuru yayo iratangaje kuko n'ubwa mbere numvishe umuntu ushobora kuvuga ko nyine umugabo yashatse umugabo akazaryamana na barumuna biwe nese barumuna bawe bo kukiba nyine kukibabyemeraga kucyo watumaga bazi wawe ngewe urumva ntago nari mbizi ko nyine yanshi inyuma kandi noneho ngatinya n'imiryango nibyo ngibyo byose nagiye mbyihanganira tukanga ko bisohoka hanze kwako ndiko aba famille bagira umugayo ariko byageze noneho mbonye n'abakozi byagize ndavuga ewana abarumuna bawe n'abakozi wazanaga kunuzanya umukozi wo mu rugo ntakamusambanya njya nibuka mu rumuna wanjye amubwira ngo genda uryamisha umwana icyo gihe ntago nari impare genda uryamisha umwana mutoya nyine yari yasinziriye amuhetse genda uryamisha umwana aragenda ajya kumuryamisha ahita amusanga mu cyumba uwo mukobwa ari muto myaka 17 aragenda ugaramurongora ikindi gihe umbi bikomere nge mba mfite arambwira ngo ndikumva ngo ikindi gihe ndikumva mu ndari kundya we ndumva mu ndari kundya ndabwira none turabigenza gute hari nijoro tumaze no kubikorasha umva gahinda mba mfite umugabo aragenda avuga ngo kunywa ngo ifungu y'amakoma ngo baramubwiye ngo ivura mu nda ngo ivura ngo diare ngo kandi ngo aragenda no hanze kuri wese umugabo aragenda ntegereza ko ari bukingura urugi rwo hanze ndaheba kumbe yagiye hejuru umukozi mugira gutya na bose yapfuye bimeze bite ko nari kumva kingura mu kujya mu cyumba nsanga ari hejuru y'umukozi umukozi bari kurwana nyine umukozi yanze yashaka kumufata ku ngufu umukozi we nuko ngo yakuvuye hejuru arangije ahita ajya gusambanya umukozi wawe ashaka kumufata ku ngufu ngiye mfite ibikomere byinshi pe ni ukuri n'ubwo tutanabivugaho mbabarira irababaje nuko mbabara twe ko umutwe ubundi ubu muri kano kanya noneho umugabo uri kwifuza noneho ubwo n'umugabo umeze gute umugabo ndi kwifuza pe ni umugabo nyine umeze neza umugabo ubundi umugabo kugira ngo ube umugabo ni ukuba uzi inshingano z'urugo no kwita ku mugore no kwita ku bana umugabo ufite umutima sibyo umugabo umukirisitu usenga ni ukuri kandi Imana ibimfashemo ndashaka umugabo ukijijwe kuko ibyo byose byabaga nuko ntago nari nkijijwe n'umugabo wanjye ntago yarakijijwe kandi noneho ikindi nta nubwo nari nzi ko umugabo ashobora guca umuntu ntago nari nzi ko umuntu ashobora guca umuntu inyuma numvaga ko nyine niba babanye ubwo nuko nagiye ntungurwa rero umugabo ukijijwe rero ibyo ntago yabikora ntiyagusambaniraho ntiyaguca inyuma ntiyagutuka ntiyagukubita
wenda byo mu rugo ntago byaburi byo gucyaha n'iki kuko abantu babanye ntibabura udukosa bakozanya ariko byibuze niyo yagukosereza ntago byaba nk'umugabo udakijijwe kandi niyo yaguca inyuma ntago yabikorera mu rugo icyo nicyo gikomera n'ubu ngendana kumva umuntu yaranciye inyuma mu rugo iwanjye mu nzu n'abavandimwe wese afite abana be urumva cyo rero nicyo gikomere mfite nuko ngo barumuna bawe yaguteye inda na murumuna mwabyaranye abana babiri na murumuna babyarana abana bangahe yabyaranye na murumuna wanjye umwana umwe arongera abyarana n'umwana mukuru wanjye umwe ubwo afite abana babiri muri famiye abyarana n'abandi bakozi babiri ubwo ni bane ubwo nuvuga mbese afite abana bane kandi abo bana bane bose wumve ko yababyaye nyuma yuko tubana ntabwo ari abo yabyaye mbere simbizi pe bagiye bambwira ngo nuko umuvuze kuki bo batamuvuje bagira ngo njye mu biti ntazi wajya kuvuza umuntu utazi by'uru kujyamo ubwo nari kuhera iyo story ndumva ikanganye irarenze ni igikomere rero ngendana niyo mpamvu nshaka umugabo ukijijwe kandi nukuri nanjye ndashaka gukizwa hanyuma urabona buno buzima urabona nyine uzabubamo gute noneho ibyo byose wahuye nazo zakubuni muri ibyo bintu n'izihe icyambere no gutakariza abantu icyizere pe cyo ni icyambere ikindi nukubaho meze nk'umuntu ubabaye n'umutwe udakira ndwara umutwe ariko ngo bimeze nk'abiri gukira ko natangiye kujya nsenga kandi nukuri mujye mumfasha nawe munse ahubwo ninde uzambatiza we biriseriye none ndi kukubaza nta hantu uzabatiza neza barahari bazakubatiza ubwo nta gushaka umuvuga abakozi b'Imana benshi bariseriye atari bano kuri YouTube nuko Pastor Mutesi amuvuga nari konzi ko ari seriye Mutesi rero burana arega Mutesi ngenda namukunda buriye azakubatiza rero Mutesi azambatiza mute ubyumve sagere bantuza yawe arabireba mute uzambatize kandi ndagushagira ngo unyegere ungira inama kuko nanjye ndi single ndi umudivorce nanjye ndashaka pasi ndashaka umugabo numvise ngo Mutesi atanga pasi zishyushye none se ntago yahaye Asiya pasi nuko yamuhaye igicupuri yamuhaye ntuza uriya bugabo bita ntuza Steven buranga afite abagore benshi muri Kigali nawe ngo no mu diaspora ariko Steven imico ye narayumvise numva nkubiswe n'inkuba Steven nta nubwo namwe ubundi imico afite ijya kumera nk'iyo umugabo wanjye uko nayumvise ibaza umugabo ngo araje akakwizeza ibitangaza akakubwira uburyo nyine mugiye kubana ngo ari kukumenyereza mwamara ko amaze gukuramo uburyohe yarangiza akakujugunya akagenda umuti wampereza yakasubira mu hehe agasubira hanze noneho akongera yagaruka akongera agafata undi ubu none hari ngo ari kuri Asiya mbabara umbwiza ukuri kuno Asiya yagiye kuruha none se ubwo ngo uvuge gutyo abantu bavuga ko Pastor Mutesi bari guseza Ferdinand ariko Pastor Mutesi muri kano kanya ibyo byose akarabyirengagije akabana nawe we ntabwo ushobora kumva ko ari igihe bari amagambo hari abagabo batari seriye man hari abagabo batari seriye icyiza gusa n'ukuri wagize buri umugore wese uzagira amahirwe akagira umugabo ukijijwe uwo mugore wo mugabo ntazamuveho gushaka umugabo w'umupagani ni igikomere gikomeye mu buzima ntateze no kuzara mbese mba numva kitazandangiramo keretse gusenga gusa no kubatizwa Mutesi rambe hafi anshakira umugabo w'umukirisitu mute Pastor Mutesi nshakira umugabo w'umukirisitu umeze neza urumva udafite imico y'ubushurashuzi n'ubuhehese kuko ngiye uko byagenda kose nimba arabashe guhitamo agushakiye umeze nka Ferdinand nyine ngo byabikwiye nimba yaribeshye cyane nimba we wumva ko yagushakiye mu mugabo w'umukristo kandi nawe ukabona uwo yishakiye kuki utafata urugero ku rw'uwo yashatse ukavuga uti nanjye nzafata nshakira umugabo umeze nka Ferdinand ngiye nta mbaraga mfite zingana n'iza Mutesi zo kumukirisitu urumva kuko imbaraga Mutesi afite zishobora kunesha imico yande ya Ferdinand itari myiza akaba Mutesi yamuhindura ngiye rero ntago ndi umukirisitu nka Mutesi ashobora kuza ameze nka Ferdinand ugasanga twese tugize gute biranze kubera ko ngiye ntago ndi umurokore nka Mutesi Mutesi asanga amanywa nijoro agira gute ariyiriza akora buri kimwe cyose ngiye ntago ndabona izo mbaraga yahura n'umunyabyaha kanamuhindura bitewe n'iki n'imico myiza afite ngiye rero impamvu ushaka umugabo mwiza umukirisitu umeze nka Mutesi umuntu umugabo umeze nka Mutesi yaba ari mwiza sibyo yaza akampindura kangira mwiza wigeze urwana n'umugabo wawe nta na rimwe nta n'urushyi nta no kuntuka nta nubwo byigeze biba pe ariko yarambajije baje muri ubwo buryo ariko yahoragurira nahoraga ndiyo icyo gihe umusanze aryamye hejuru umukozi wawe mbabarira akabyara ntumbaze ndakwingize ntumbaze ayo mateka bya ako kantu konyine usanze aryamanye n'umukozi wawe ako konyine usanze aryamanye n'umukozi wawe wayise wifata ute kandi ntarinzi ko ari byo ariko burana yindi umwana
mfite icyo gihe byabaye mfite imyaka 19 byo mukozi ibyo yahise akubwira ngo iki yahise nyine mwara urabona umuntu kandi n'uwo mukozi yaryamaga kuri matera iri hasi aramwara nyine kubera nyine muremure arabyuka araza aragiza noneho nkeje ahubwo narambaje ni wari uri mu biki aravuga ngo nta kintu ndi gushaka intuza ngo haranguye ifungo y'igikoma ngo ndangije ngo ndagwa ngo hasi ngo ntago ngo nandi kubona kandi ziterari yanze kuryatsa noneho umukozi aragenda bikwiza hose karitsige ni gutyo nabimenye umukozi aragiye kuko njye ntanemera neza ko ari byo umukozi amaze kubwira umukozi nawe araza arabimbwira arambwira tuzi ko agiye gutaha ati umugabo wamumereye nabi ati nijoro agiye kumufata ku ngufu nibwo navuze ntiburya nibwo yaragiye kumufata ku ngufu umukozi noneho ndangije ndamuhamagara ndamubaza akora abanza umugabo ataramufataga neza ahubwo banza ntari ndyoshye kuko ntabwo umugabo yaguciye nose wamugani yahaye ibitekerezo uri hari impamvu nese umugabo yaguciye inyuma gutyo gusa oya bura ngo abagabo bameze gutyo batajya banyurwa neza bahora bumva nyine ihagaze gusa kumva yajya ahora arongora wasanga ariko niko yarameze n'igihe waba waramwima ko nta kintu nishinjaga pe n'igihe waba waramwima oya shaka ko yaba mbeshye ariko byageze aho nyine biranga maze kumenya byose ukuntu bimeze sha santima zirabura pe santima ziwe zirabura mera nk'igiti mera nk'ikinyabwo nkazaya numva noneho namo ibyo byose nyine byarabaye no mu rwambira ati hangane neza apetira cika najya murankamubona nk'umumama usanzwe nkanjye yanambwira bwo nkumva namuha pasi nkumva namuhunda umuntu ibyo bintu bibaho ku bagore benshi ndabiza bari kino kiganiro bibaho neza biranga ukamera nk'ikinya neza nta n'ubushake yongera kugira bwo muntu hanyuma ku buzima bw'Ikigali bugoye ubu ngo uri kubamo gute ubuzima rero shani danje nyine njye nyine wifasha abo bana babiri none ejo undi umugabo yarambwiye kuko nari maze iminsi muri Kenya baranyibye wa muntu we baranyibye banyiba buri kimwe cyose banyiba ibikoresho banyibye kamera banyiba machine laptop banyiba n'amafaranga ngiye kumusha kugira ngo nze banyiba ibintu byose noneho no kuza ni itike bangurije kugira ngo nze mu Rwanda ngeze mu Rwanda shampura n'ubuzima n'ubura maze mezi 3 mvuye muri Kenya oya 3 ahubwo nabiri umugabo no mbwira situation ko kuva yabaho ntago arishurira n'umwana na rimwe Minerval habe n'igiceri cya 5 nta nikarisazi noneho turi muri ibyo ngibyo bya divorce naramwegereye nabwo ntese wambabariye basukishyurira umwana umwe ko bitameze neza aranyizeza arambwira ati rero ntago turahembwa nzamwishyurira urumva amaze kunyiza akazamwishyurira ndategereza umugabo abonye igihe kigeze cyo kwishyura Minerval n'umwana bagiye kumwirukana umwe undi bone naramwishyuriye umwe ni wari usigaye nta n'igiceri mfite cya 5 mu mufuka umugabo arambwira ati humura ndamwishyurira ndamubwira ngo nta kibazo arangije arambwira ngo kuwa mbere ngo nzaba namwishyure ngo humura ngo bazaba baduhembye kuwa mbere harageze niwo munsi yamborokeyeho ni nawo munsi abana batangira ikizambe ku ishuri kumbaza ngo mbenga umwana arishyurirwa ryari nanjye nageze anga mpita ndwara nageze mu Rwanda mpita ndwara biranshanga mbe ngo byaranshanze biranshanga ndarandira nyine wari waba mu nzu ukabura ikintu ufata ukabura n'umuntu urugisha inama uri bumubaze shareka nkubwiza ukuri byaranshanze ndangije mbwira umudiaspora namana hari hose umugabo Imana imumugisha n'umufana ndamubwira nti rero mbabarira ngize akabazo umufana mwahuriye he nta nubwo turahurira abahanze n'umudiaspora sinamuzi pe n'umufana nuko yambwiye ati ndakwikundira nkunda ibigano byawe kera duha gashono ne warabiretse birabye ibishego twakoraga kera twakoraga ibishego ariko YouTube yaradukanze arangije umugabo ndangije nabwo asunda bwira ndi nibaza umuntu ndibubwire biranshanga sinzi uko umutima waje umugwisha kuri uwo mugabo ndabwo ni wambara ukampereza byibuze mu 40 byonyine numvaga ko nintangi igice byibuze andi nzayohereza bari mu kizamini umwana ajya gukora ikizamini umugabo arambwira ati yote nta kibazo atari ko ngubu burije ko yabiza amasaha ntaga bajyana ndaza kubikora ejo mu gitondo ngeze mu kazi umugabo ndakubwiza ukuri ntago yanyohereje amadolari 40 yanyohereje amadolari 100 mvunjishije avamwe ibihumbi 135 yego nishyurira umwana mbona n'amafaranga muhereza y'iki yarayo kwifashisha ku ishuri shareka nkubwiza ukuri uwo mugabo ashobora kuba sinzi niba azari bakino kiganiro waje si mwabana
uwo nguwo ukuntu numvise mbura nkunda umuntu ngewe unyumva umuntu ungirira impuhwe niba uko ntigeze ngirirwa impuhwe ngo icyo gusaba cyose wakimuha ndakubwiza ukuri uriya mugabo yaramfashije Imana imuha umugisha cyo yansaba cyose se gute kandi adahari ari muri Amerika yaje mu Rwanda akansaba gute cyakuvuga ati ndifuza nyine ko umbera umugore wasanga wenda afite umugore ntago nzi amateka ye ariko n'umwana mwiza mana umugabo ngo yitwa Nyuza Adiene yari hari igihe badakunda kumubona Adrie gutyo uriya mugabo kandi nabonye profile ye nabonye ari ikigabo kibi we abagabo babi bagira umutima mwiza havuyemo Bosco Empire niyo nabonye umuntu uba mubi pe ahantu hose Bosco ntago ari mubi ariko Bosco yaragiye aba mubi ku ruhu aba mubi ku mubiri aba mubi no ku mutima Bosco ni umusore mwiza ntago ari mubi Bosco ni mwiza umuntu uvuga ukagira ngo ari kwinekera ari kuri wese Bosco ni mwiza rwose ubwo gutumye abagabo bezazana Bosco ese Bosco nta mugore agira cyangwa nta muntu umukunda sha mana numvise ngo afite umudiaspora nk'ubwo gukora ibiganiro ngo by'intuza ngo byabariya ngo baba diaspora ngo baba ku mihanda ngango niwe sheri we ngo ni fiance we yego se ariko Bosco nta kirimo kuri Bosco nta kirimo rero no kuvuga ngo umuntu aba mubi pe bya niyo gukurikira amasura ngo umugabo ni mwiza oya umugabo aba mwiza bitewe n'ibikorwa bye uriya mugabo yankoze ku mutima ntagaze igikorwa yankoreye ashobora kuba atarabihaye agaciro ko ngiye byaramfashije pe ndakubwiza ukuri uwo muntu wantabaye kiriya gihe yewe aruta umuntu ushobora kuba yarampaye wenda byibuze nk'igihumbi cy'idolari mfite andi tugaruke ku burwayi bwa Liza iyo urebye abantu nka Bosco nyine aza akavuga ngo ari kwirwaza cyangwa iki nawe ukabibona kuri kamera wowe ubyakira ute se undi wowe ubona atari kwirwaza Liza ari kwirwaza Liza ararwaye Liza ararwaye pe Liza muzi 2019 akorora afite agakorora kakayi kameze barumbwire kandi ejo nabonye ari gukorora Liza ashobora kubaho harimo n'igituntu ashobora kuba arimo n'igituntu kwera Musa umuntu wahuye n'abanyagahene hari fiance abanyagahene yari fiance abanyagahene Liza uzamubaze ngo mbenyagahene mwabanye igihe kingana iki oya Liza na Nyagahene ni gutya bari bameze gutya banahitinganye igihe kirekire basangira n'inzoga razagikondo Liza na Nyagahene cyane rwose benda kubana batandukanyijwe n'iki se hatandukanye ubwo Nyagahene ubona hari ikirimo no kuri kwimana Nyagahene ubwo bavuga ngo ni umugabo waba umugabo w'umuntu na Liza nawe si umugore ariko Liza ashobora guhinduka agize Imana agahura n'umugabo ufite amafaranga ariko se Nyagahene nta mafaranga afite kiri ni discipline kinda ngo inzoga Liza nawe nuko ntabukira afite anywa inzoga bose ni yare no se urugo rwavaye nta rugo rwavamo Liza ararwaye ahubwo afite indwara nyinshi kandi noneho bavuga ko Liza yaryamanaga nande na Feredina kandi ni ukuri kw'Imana Liza yaryamanaga nande na Feredina kwa kundi kuza kivugisha ngo ngewe ngo yaransabye ngo ndamwima none aza kumokera kuri ntuza ari uko yamwimye bararyamanaga ahubwo Mutesi bazongera basubireyo ashobora kuba baragiye kwipimisha y'amezi 3 atarashira yuko bamaze baryamana ntuzi ko kwa muganga hari indwara bajya babona iyo umaze amezi 3 ntago mbizi iriya ndwara rashobora kuba yifite azasubireyo Liza oya ndavuga Liza yarayifite Feredina azasubirayo ko muri Liza ntayo yamuhaye ibyo bintu ariko ntago ari byo ibintu ariko ntago ari byo kuko Liza ntago wamukira ibyo uri kuvuga Liza yantwaye ibyo uri kuvuga yaza yasamye Liza ni inshuti yanjye Liza turaziranye n'ukuri inshuti yanjye ndanamukunda cyane ibyo uri kuvuga rero naho bitane n'ibya Jackie wihaye byo gutuka mu bwiza nusubwo mututse nese umuntu uvuga ngo kuvuga nka Jackie waje akavugira mu bwiza nkumva ariko ati harahiye nono ibintu Jackie yavugaga oya Jackie yarengere n'ukuri kw'Imana mbese ngo umurangi ngo n'umurangi ngo wasko ngo kwasko ngo kwanyoko uriya mugore ni incege koko uriya mugore wita Jackie ni incege pe ni inshinzi ni inshinga amatwi gute uriya kandi nawe ngo ni divorce cyangwa ni single ni divorce nawe nkanjye none bamfatanye na Jackie batugereranye umuntu wawe n'umugabo mbere ninde kubera iki ku mico n'imyitwarire ubona Jackie iki se Jackie wenda kubera ko ari cyiza ari kinini urumva ariko arabakunda size zitandukanye ariko uriya mugore ni inshinga ni incege pe singe ukuntu yatutse mu gwiza numiwe yafashe mu gakano
ese mugwiza mugwiza ukurikije ukuntu yitwara cyangwa ukuntu yajyaga avuga Pastor Mutesi biriya bintu ntabwo arabikwiriye koko byo kumutuka none se ko abantu kumunyazira undi nukuvuga ngo ni gute ahubwo ubundi ushara kubura umurangi ko numvise avuga ngo bagirana amabanga kuki yafashe niba ari umurangi mu byukuri kuki yafashe umurangi mwene wabo bakamushyira hanze akongera akavuga ngo abarangi ngo bagirana amabanga ngo kirazira kumena ibanga rya mugenzi wawe ugomba kugira gute kumufata nk'umuvandimwe nyine ngo amabanga yose mukaba mubiziranyeho mwembi gusa so no murangiye mu pasteur kujisha se ntibibaho nose abantu bose bavuga ngo Imana niko bose basengeye Imana yacu yaremye isi n'ijuru ko murangiye ni ku cyaha cyangwa ni ikosa ahubwo se babaho babaho abo barangiye simbizi ngiye numvaga barangiye nkumva ari abantu baba Uganda numvaga atari n'ikinyarwanda aya ni dini rimeze uko ntago ndizi nose iryo dini bundi bakora iki ko numva ngo batanga ibitambo by'abantu ngo ni iki ntago mbizi twiganirire twigira mu bindi bintu sibyo muri Kigali Mutesi ko numva udashaka muri Kigali ubayeho gute rero gukora icyungo ubu ngubu nkora massage niko kazi nkora massage nkaranga amazu n'ibibanza n'amamodoka ahubwo umuntu ushaka imodoka ushaka inzu ariko biri classe baba diaspora bafite amafaranga nge ntago ndanga inzu zishiriritse never uri komisioneri w'inzu ndi komisioneri w'umugore wabigize umwuga mbimazamo n'igihe kirekire nuko nkunda kujya muri Kenya nkajya muri Tanzania nkanyine shakisha ariko ubundi nibyo nkora massage ndanga amazu ndi umukomisiyoneri nyine amazu inzu nko guhera kuzangahe inzu za miliyoni 100 kuzamura izo kugura uragurisha na gukodesha urabona gukodesha gukodesha hari igihe abari $1000 cy'idolari hari za Nyarutarama hari za Kimisagara nambe hari yara ni hehe Gacuriro muri ni Gacuriro Nyarutarama no kwirebero nahanga hano uzana hano Kicukiro oya Kagarama hano ntuza kunda kugira ari yakura hano atuye Kibagabaga yego ubundi naho ngaho Kibagabaga Nyarutarama kwirebero na Gacuriro naho ngaho nkunda kuba ndi gukorera $1000 cy'idolari gukodesha kuzamura yego kubijyanye na massage rero ukorote massage nyine nkorera kuri telefone nkorera kuri telefone abakiriya banye ni kuri telefone nasanze ibintu by'ibyapa ibyo bintu byataye agaciro pe ibintu by'ibyapa wapi ni kuri telefone ngo uwishaka massage nyine arampamagara amukorera ashobora kumpamagara ashaka kuza nkamukorera nyine ahantu nkorera hari ahantu nkorera cyangwa se ngiye nkamusanga iwe haba hari n'abakobwa nyine dukora n'abandi nabo bazi ibintu bya massage ngiye nize massage cyane ntagaruko ngiye bunini umuterapiste wabigize umwuga nize massage mu Rwanda mfite certificate mu Rwanda nize massage muri Tanzania mfite certificate muri Tanzania nize massage muri Kenya mfite hose mfite certificate niyo mpamvu nakubwiye nkunda kugenda ahantu hose agiye atandukanye ngenda niyungura ubumenyi ucangaye kuri massages nta arampamagara tukavugana buri muntu wese muvugana nyine biteye oya gusa ibiciro ni ngombwa kubivugira hano ntago ari ngombwa cyane ntago ari ngombwa gusa ntago duhenda umukoro w'ubwoko bwa massage rero dukora ubwoko bwa massage bugiye butandukanye dukora izo za Swedish za deep tissue nizo za half nyine nindi body to body na marayikora body to body ntago tuyikora yego kodakora body niyo twatuyikora ntago hano nabivuga ubwo nyine ngira ngo ikinyarwanda bacyumvise ako dukora massage z'ubwoko bwose ako umuntu w'umubyeyi nekeza ko utakora body to body ubwo abashaka ntayo nkora nose ko harega haba abantu ubundi body to body ubundi nibugira ngo ni iki body to body nuko abantu bayumvise nabi bitewe n'ubujiji bafite muri bo ubundi urabona wa muntu kwa kundi nyine ushora kumva unaniwe nge nabibonye cyane mu bitaro aho umuntu yumva bamushyiraho ikintu kiremereye sibyo hari igihe umuntu afite umunaniro mwinshi arakumva nyine kuba ibiro byawe byamujyaho bikamwikubaho byaba ari byiza ariko ntago bikora wambaye ubusa hari abantu numvise ngo babikora bambaye ubusa ntago bikora wambaye ubusa hariya umuhagazeho kabanda abaganga bari babikora bambaye ubusa izo body to body nge ntayo nkora nta body to body nkora yawe reka ndumva nyine ari uko ngo ku muntu ushaka rero ko mukorana muri ubwo buryo ukaba wamufasha muri ibyo ukora byo kuranga amazu amamodoka ndetse n'umuntu ushaka ibintu bijyanye na massage yakubona gute
yambona kuri telefone yanjye ariko bibabwire bajye no ku Mutoni TV kuri Mutoni TV ndaza kuyipininga baraza kuyireba ni 078 17 08 12 6 subiremo yego 078 17 08 12 6 ushobora kuba ukeneye nk'umuntu ushobora gukorera agusanze mu rugo cyangwa ukaza aho dukorera cyangwa se hari abadamu benshi bifuza nk'umuhungu umukorera dufite n'abahungu umuhungu ashobora gukorera hari abadamu nyine umudamu akavuga ati ngiye ntawe nshaka kumukobwa nkorera akaba yifuza kumukobwa umuhungu ari girote amukorera dufite n'abahungu rero umuhungu ashobora kumukorera massage cyangwa se umukobwa nawe akamukorera dufite abahungu n'abakobwa bazi massage twe twabigize umwuga turabaterapiste ntabwo nshobora gukoresha abantu batize massage kuko uzajya ahantu batize massage batayizi bakuremaze baguhindura ikimuga biba byiza iyo ugiye ahantu babizi cyangwa se ukamubwira ati nyereka certificate ukareba ko ari urubuyiguhereza biba byiza rero burya umuntu agakora ku mubiri w'umuntu yarabyize muze rero sibyo sawa urakoze cyane reka ngushimire